mwiriwe neza n'ubundi ndabasuhuje nitwigira neza Yves niyo mazina yanjye siho the professionals. Mbahaye ikaze abantu bashyashya, abantu bageze hano kuri channel bwo bwa mbere, mwiyumvemo ikaze. Abasangwa namwe mwakoze kugaruka, Imana ikomeze ibahereze umugisha. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri topic ivuga ngo handling objections. Objection ubundi mu magambo make y'ikinyarwanda ni bya bindi ni nk'imbogamizi abatumirwa bacu bagenda baduhereza iyo twamaze kubereka plan, turi kubereka business, turi kubereka product, hanyuma bagatangira kutwereka imbogamizi bafite zatuma badakora business, zatuma badafatanya natwe business nkuko tuba turimo tubiba propose. So turaza kureba rero imbogamizi ziri common cyangwa se ziri rusange usanga abantu benshi bakunda guhuriraho. Turarebamo nkeya tubashe kubabwira uburyo wajya uhandoringa izo objection cyangwa se izo objections. So imbogamizi ya mbere abantu bakuzakunda kukubwira umaze kubereka business, umaze kubigisha business, muri ya time ya closing usanga hari igihe abantu bakubwira ngo is that a pyramid scheme? Ese ibi ntabwo ari byandi bya pyramide? So, ikintu uyu muntu aba akeneye iyo atangiye kukubwira ati se ibi ntabwo ari byandi bya pyramide, uba ukeneye kuhita umwereka itandukaniro hagati ya pyramid scheme cyangwa se scams ndetse na network marketing iri registered, legitimate network marketing company. Ukamwereka itandukaniro ryabyo, mwereke ko dufite product, dufite icyo ducuruza, mwereke ibyangombwa byacu, yaba ari bitwemerera gucuruza izo product, yaba ari bitwemerera gukorera iby'imisoro n'ibindi bitandukanye. Izo certificate zose zitandukanye ziba zimwereka. Ikindi mwereke ko pyramid ntago bibaho kumva ko just structure yo kuvuga ngo upline ari hejuru arinjiza babiri batatu akahita yumva ko kuko bimanuka gutyo just bisobanuye pyramid. Ntago ibyo ngibyo ari byo bitabisobanura pyramid, kubera ko n'ahantu bitaba mu nzego zari zose zibaho, administration zose ziba zihari, zigira the header, zikagira like nko ku ishuri habaho headmaster, hakabaho aba prefect cyangwa se abungirije, mu nyuma hakaza kuza haba aba head teachers, aba teacher, abarimu, nyuma hakaza abanyeshuri n'abaduaye n'iki. Izo na administration kandi zazigiye ziri mu byiciro bitandukanye. Nitureba muri cabinet turaza gusanga like prime minister, tuze gusanga indi cabinet cyangwa se abandi ba minister n'ibiki, nyuma hasi tugenda dusanga izindi nzego, aba mayor, abaki ni ibintu bitandukanye, ukaza gusanga aba executive, abayobozi b'umudugudu. So ntago turibuze kuvuga ngo rero just ibyo bitabisobanura pyramid kuko nta nahantu bitaba. No mu rusengero usanga habamo like bishop, hakaza kubamo abapastor basanzwe, hakaza kubamo abadiakoni n'aba protocole, hakaza kubamo abantu bahagarariye ibyiciro, amakorari n'ibyiciro bindi by'abagabo n'abagore gutyo n'urubyiruko, bikaza kurangira habonetsemo n'abakristo basanzwe n'abashyitsi. Ibyo bigira urusengero. Rero urumva ko buri sector yose igira administration, bikaba bishoboka ko hari umuntu uri hejuru, hakaba abungirije gutyo no hasi. Ariko ikintu nababwira hano, icyiza cy'i network marketing yacu uburyo bitari na pyramid nuko umuntu wo hasi, mu gihe mu zindi sector bishoboka ko wa muntu uri hasi, nimba tuvuga nk'umuzamu ku kigo cy'amashuri, ntabwo bishoboka ko yakwinjiza amafaranga aruta ya directeur. Kwa kundi structure manutse director akaba ari hejuru, wa wundi uko bigenda bijya hasi bigenda bigaragaza ko wa muntu uri hasi wenda w'umuzamu w'ikigo biragoye cyane yuko, cyangwa se umukrina wo ku kigo biragoye ko yazinjiza amafaranga arusha ya directeur cyangwa se ya mwarimu, kandi bigaragara ko muri structure ari hejuru ye. Ariko muri business yacu wowe ushobora kwinjira uyu munsi ariko ukinatangira business ikakwemerera yuko ushobora no kwinjiza amafaranga aruta ya upline wawe umazemo imyaka 5 uri hejuru yawe muri structure. So genda umwereke izo point zose zitandukanye, umwereke by'umwihariko itandukaniro rya scam ndetse na network marketing registered, araza gusobanukirwa yuko this is not a pyramid scam. Then imbogamizi ya kabiri avuga ngo I don't have time. Benshi bazakubwira ngo nta mwanya mfite. Umuntu uzakubwira ngo nta mwanya mfite, uzamusobanurira, ugenda umwereka n'ingero z'abantu batangiye business nabo badafite umwanya uhagije, bafite utundi tuziba barizwamo. Hari abo dufite bari abadokiteri, abo dufite bari aba engineer, hari abo dufite bari bafite izindi nshingano, ari abantu bo mu mutekano n'urugero bafite akazi k'umutekano n'ibindi bitandukanye. Ariko ubere kuntu batangiye bischedulingira time muri kanya gato bagira ko kuruhuka, bagakora business part time, bikaza kurangira wenda banacuruza inze nyuma kuza full time bitewe nuko business ari kuba umusaruro kurusha n'ibyo bakoraga mbere, cyangwa se bagakomeza kuyikora part time kandi bikabaho umusaruro. Numwereka izo ngero zitandukanye, izo stories zitandukanye, bizarangira nawe yischedulingiye time yiwe, abone yuko it's not a matter of having a time,
it's about creating time. Ntabwo n'ubundi business tuyikora kubera yuko dufite umwanya, ahubwo tuyikora ko dushaka creating umwanya, kubera ko iyi business nyuma yo kuyikora igihe kinini bizaduhesha kugira time freedom and financial freedom. Rero ntabwo uyikora kuko ufite umwanya, ahubwo uyikora kuko ushaka kuzagera igihe wigenga ku mwanya. Yes, of course. So point ya gatatu iravuga ngo I don't have money. Hari abazakubwira ngo nta mafaranga mfite yo gushora, iki gishoro kiri hejuru rwose, ngiye ndi umunyeshuri, ngiye ndi umushomeri, ngiye nubwo mfite akazi ariko mfite n'amakredi mba nishyura, mfite izindi nshingano, mfite abana ndihira n'ibindi. Akubwira I don't have time to invest, nta mafaranga mfite yo kwishyura. Uzamuhingera uwo nguwo wirifaringa ku bandi nabo batangiye business bibagoye. Nanjye ndimo n'abandi benshi muzi story zabo bagiye batangira business bapfundapfundikanya, bagurishije amatelefone n'amalaptop, abaguzagujije, abagiye wenda bagakorera agakredi bakagurisha senda na plot, yagurisha n'ikibanza, harabagurishije wenda n'inka, kwigomwa sacrifice kugira ngo agire ikindi kinagira, harabagurishije igare, abagurishije moto, abagurishije matera, birashoboka. So izo ngero zose iyo uzifite, ufite icyo bita third party tool muri telefone yawe, ukaba ufitemo ingero z'abantu before and after, uzi na stories zabo behind ko batangiye business, before yuko batangira business ibyo bakoraga, uko babikoze kugira ngo joining a business, naho uyu munsi bageze. Ibyo nibyo bizagufasha. Uzajya tureba umuntu basa nkaho bahuje story, uwo nawe byari bigoranye gutangira business kubera ko nta gishoro yari afite, ariko akagira uburyo aganirizwa, nawe akagira uburyo bundi ahita akoresha, yaba bwo kuguza, yaba bwo kugurisha, nk'uko twari tumaze kubivugaho. Kandi uyu munsi akaba yaramaze gutera imbere, ari umumiliyoneri, ari umuntu ufite success story ishimishije. Iyo story uyimuhereza nawe azisangamo, ahita abona icyo yakora kugira atangire business. Then indi mbogamizi abantu bazakubwira ngo I'm not good at sales, ntabwo ndi mwiza mu bucuruzi. Umuntu yakubwiye ngo ntabwo ndi mwiza mu bucuruzi, ndi kumva izo gucuruza ama produit ngiye ntazi nimba nzanabyishoborera. Ikintu uzamubwira about supports and training tujye dutanga zifasha umuntu kuba yabasha gusobanukirwa produit, akabasha kumenya kuzisobanura, yaba ari imbere y'abantu, yaba ari umuntu one on one, yaba ari online, akazabasha kuvamo umu best speaker, umuntu mwiza uzi kuvugira imbere y'abantu, uzi gusobanura ibintu, cyane ko uzaba waramuhaye n'ubumenyi asobanura ibyazi. Icyo kintu kizamufasha cyane, kandi uzanamusobanurira ko mu gutangira kwe habamo support, tukamufasha, wakaba yatumira abashyitsi, twe tukabamwigishiriza, yaba ari za produit tukazisobanura, we yiyicariye gusa, icyo yakoze ari ugutumira. Ibyo byose azagenda yumva iyo support irimo, ndetse na trainings, yumve ko icyo yabonaga nk'imbogamizi, icyo yabonaga nk'urukuta rurerure imbere yiwe, ruhise ruhinduka amataba. Then ikindi tuzamufasha kudevelopinga his or her communication skills and confidence, ku buryo azagera ku rwego abivuga neza no kuturusha. So ikindi point number 5 cyangwa se objection number 5 twavuzeho, hari abazakubwira ngo the product are too expensive, izi produit zanyu zirahenze cyane. Wenda yari umukiriya uje kugura, uramusobanurira ariko umubwiye n'ibiciro itavuga ngo izi produit zirahenze. Cyangwa se azakubwira ati ngiye kuzicuruza, nakabaye ncuruza yaba ari ibindi bintu bitandukanye bitanahenze, ariko izi produit zanyu zirahenze cyane, ntabwo zapfa kubona abaguzi, byajya bigorana kubona abakiriya. Uyu muntu ikintu uzamufasha we, uzamubwira ko igihenze ntabwo ari produit, igihenze cyane buriya n'ubuzima. Mwereke effectiveness za product, mwereke icyo produit ishobora gufasha. Nimba produit izabasha gufasha umuntu wari ufite rendezvous yo kubagwa n'urugero, akabasha gukira, ese hari yari kuzajya kubagwaho bari kuzamuca ngahe? Ese ko ya saving ubuzima bw'umuntu wari ugiye guhabwa transfer yo kujya mu Buhinde cyangwa muri Australia kujya kwivurizayo, ese uyu muntu iyo bamwuriza indege akajya kwivuriza mu Buhinde bari kuzamuca ngahe? So, genda nyine ukora kuri subconscious mind yiwe, umwereke effectiveness ya za product, mwereke uburyo product ari nziza kandi zifite akamaro gakomeye cyane, mwereke uburyo ubuzima ari bwo buhenze kurusha uko atekereza igiciro cya product gihenze. So ikindi kintu navuga ahangaha kuri uyu muntu, numwereka agaciro ka product. Ikindi ukamwereka ko hari n'igihe company ishobora kumworohereza mu kugabanyirizwa ibiciro, like nimba yashaka kugura product bisanzwe, mwereke ko aramutse ahisemo kuba umunyamuryango ibiciro byanagabanuka, burya yajya abonera ku giciro gitoya nk'icy'umunyamuryango. Aho ngaho azahita yumva ko nibura harimo inyoroshyo itangiye kuzamo. Ikindi uzanamwereka yuko hari n'igihe hajya hazamo promotion muri business yacu, hazamo promotion ya discount, ugasanga hari igihe bagabanyije ibiciro, hari igihe batanga promotion ya buy 5 and get 1 for free. Ibyo byose biba bisa nkaho bigaragaza ko ibiciro igihe yajya hazamo na promo, hakazamo imiyaga,
ibiciro bikagabanuka. Ibyo byose rero ntuzibagirwe kubimubwira ku muntu wakubwiye imbogamizi y'uko product zacu zihenze. Then indi mbogamizi ya gatandatu abantu benshi bazakubwira, azakubwira ngo I don't know anyone, nta muntu njyewe n'umwe nziranye nawe, yewe njye sinziranye n'abantu benshi, ndi umuntu wituhije, ntabwo ndi sociable, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho uyu nguyu w'ikintu uzamubwira ati kuba iyi business wayizamo nimba nta n'abantu wari ufite, ni amahirwe kuri we kuko bizagufasha ku expandinga your network, bizagufasha ku expandinga connection wari ufite, connection, kandi bizanagufasha kuba wabasha kubona muri iyo connection, muri iyo network yawe izaguka, uzaba ufitemo the potential customers and potential partners. Yes, mwereke ko mu byo muzamufashamo, muzamufasha kumwigisha uburyo yakora expandinga network ye. Urugero mushobora kuzamwigisha gukoresha social media, wenda wasanga impamvu avuga ko nta muntu aziranye nawe nta na social media agira, ntajya na postinga, ntazi no gukomentinga kuri poste y'umuntu runaka, ntazi no kuyirayikinga, ntazi no approachinga abantu. So niyo ari muri groupe runaka ntabwo abazi gukomentinga, abayiturije gusa. Muzamwereka some skills, muzamwigisha skills zo kuba yakwagura network yiwe, agire connection nini, kandi bizamufasha kuko abahanga bo baravuga ngo your network is your net worth. So, uko ugira abantu benshi niko uba ufite umutungo munini, ukurusha abantu aba akurusha ibintu byinshi. So mwereke ko ahubwo kuba agize amahirwe yo kumenya business izanamufasha kwagura network ye, izanamufasha kwagura connection yari afite, ni amahirwe akomeye cyane atagomba kwirengagiza. Kandi mwereke ko muzanabimufashamo mu kugenda yagura iyo network ye, iyo connection yiwe, ku buryo agira izo skills akabikora neza. Then objection number 7 iravuga ngo I heard people don't make money in MLM. Nigeze numva abantu benshi bajoininze iyi business n'urugero ntibakoreye amafaranga, ahubwo biruga bayiblaminga ko bahiye. Uzahura n'umuntu ukubwira iyo mbogamizi, nimba waranahuye nayo cyangwa bitwandikiye muri comment box, ariko ngewe nyinshi muri izi zose nababwiye nahuye nazo. I know ko nawe ushobora kuba warahuye nazo, wenda wari usanzwe ufite ibyo bintu babwira upfundikanya, ariko uyu munsi nakweretse uburyo bwiza uzajya ubasubiza. Then umuntu ukubwira ati none se ko numvise abantu benshi bajoininze iyi company cyangwa bajoininze ibintu nk'ibi ngibi bakaba barahiye batarungutse, bimeze biti? Ese ubu nanjye sinaba ngiye kuba nkabo? Ikintu uzamubwira uyu nguyu, uzamubera transparent, umubwire ati yes of course hari abantu binjiyemo wenda muri business bakorera amafaranga, ariko uzamwereka wowe icyo uzaba ukeneye, uzamubera honest. Noneho umwereke earning yawe wowe, nimba hari better earning ufite, ushaka uzamwereka no muri DTS umutembereze, mwereke nayo muri uko kwezi, umwereke atari n'ibya kera ari bya vuba. Nimba we nta better earning ufite, basi musharinga story upline wawe uri gukorera amafaranga muri icyo gihe. Umwereke ko nubwo yego hari abantu wenda batakoreye amafaranga, ariko nimba hari abandi bayakoreye, nimba hari abandi bari kuyakorera, ntabwo ikibazo ari icya business, ikibazo ubwo cyari cy'uwo muntu. Kuko nimba hari abandi babishoboye, biri muri ya training twabashije kumva yo kuvuga ngo 3 most important element in your network marketing business. Nimba utarayumvise usubire inyuma ujye kuyumva. Kuba umuntu yatera imbere, we nubashe gutera imbere, kandi mucuruza product zimwe, mucuruza compensation plan imwe, ari umwe uwe nawe gusa mutandukanye, ubwo ikibazo si icya business, ikibazo si icya company, si icya product, si icya plan, ikibazo ubwo ni icyawe. So nuba wabashije kumwereka example z'amafaranga wowe uri kwinjiza, za success wowe uri kugeraho, ukamwereka abandi bantu bateye imbere, ukamwereka success stories zitandukanye muri organization, muri company yawe, muri team yawe, byanga bikunda bizarangira abonye ko ikibazo ntabwo ubwo cyari company, ntabwo ikibazo cyari team, ntabwo ikibazo cyari product mucuruza cyangwa plan, ikibazo cyari uwo muntu. Bityo we niyumvamo icyizere, niyigirira icyizere, azaza mutangire kandi azatera imbere. So point ya nyuma ngiye gusorezaho muri izi objection nabateguriye iravuga ngo I am afraid of being scammed. Hari abazakubwira ngo mfite ubwoba bwo kuba nanjye ntashye. Tusubu ngo bujyashoyemo nkashyara, ibaze mbaye nanayagujije ariko nkahita nshya, ubwo se byayemeze biti? So abantu bazabikubwira gutya, bwa ati ngiye rwose ndi no kubyumva n'iki, ariko ibaze njemo nkabura abantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ikintu uzamufasha, uzamubwira ati urumva ko iki kijyana no gusa cyane na cya kindi twavuze hejuru bwa mbere. Ikintu uzaba ukeneye cya mbere kumwereka, mwereke ko evidence zose zigaragaza ko company yo mbere na mbere iremewe, ntabwo ari company ari bushore maye uyu munsi ngejo ihita ifungwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, gira some certificate umwereka. Ikindi, mwereke some positive review, mwereke ibintu byiza runaka byinshi yashingiraho agatinyuka, kuko urumva uwo muntu icyo aba afite n'ubwoba, ntabwo aba afite gufata risk, ntabwo aba afite
kwitinyuka ubwe ngo abashe kunesha ubwoba buri muri we, ariko ubundi business aba yayikunze. So ikintu nababwira ahangaha, uyu muntu ni ukumutinyura gusa biba bisabwa. Nimba kubwira ko afite ubwoba bwo kuba scammed, kuba yajya mu bintu wenda ejo ugasanga birafairinze, cyangwa mwereka ajye no gusacinga kuri Google. Kuri Google babasha kukwereka nimba business ari scam cyangwa se ari network marketing registered. Ibyo byose byamufasha. Ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se umutumire muri next exposure, ibyo nabyo twagiye tubivuga. Mu gihe umuntu akiguha imbogamizi ukabona no kugerageza kuzihandaringa, ntabwo ari kunyurwa 100% nk'uko ubyifuza, ngo abe mwapanga uburyo agomba kwita atangira. Better set a next exposure, mupange n'ikindi gihe, nanagaruka ashobora kuzarushaho kugenda byumva percentage y'ugenda izamuka, then atiri gihe azajoininga business. So thank you so much. Ndabizi ko iyi training yari nziza, abantu benshi bamuyikeneye. Iyo wigishije abantu ntabwo mwatandukana atakubwiye kimwe muri ibintu nababwiye. By'umwihariko ndifuza ko muri comment box mwese munyandikira zimwe mu mbogamizi mukunda guhura nazo iyo abantu muri kubigisha business muri time ya closing. Nimba nazibasobanuriyeho neza izo mwahuraga nazo zose, munshimire muri comment mbibone. Nimba se hari izo ntavuzeho wenda mwifuza ko nazo ubutaha nazagarukaho, muzandike izo mbogamizi mujya muhura nazo, kandi nazo ntazivuzeho, muzandike muri comment nazo ubutaha nzazibabwiyeho. So nimba ari ubwa mbere tubanye, wibuke gukora subscribe kandi ukore share, like. Nimba wakunze kino kiganiro ukore like, hanyuma tujye tubana mu bindi biganiro bitandukanye. Ndabakunda cyane, reka tuzahure mu kindi kiganiro naho ubutaha.